Mubyeyi nyakubahwa, Kiliziya Ntagatifu umubyeyi wacu irasaba ko uha abavandimwe bacu umurimo w'ubudiyakoni. Uzise ko babikwiye. Nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristu hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kubamenya, ndahamya ko basanze babikwiye. Tubifashijwemo na Nyagasani Imana n'Umukiza wacu Yezu Kristu, dutoreye aba bavandimwe bacu gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni. Ndimwe nkunda, aba bana bacu murora bagiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni no mu rw'abapadiri. Nimuzirikane rero neza intera bagiye gushyirwamo mu mirimo ya Kiliziya. Baregukira gukorera Kristu umwigisha, umusaserdoti n'umushumba, utuma umubiri we ari wo Kiliziya ugenda ukura ugasagamba, maze ukaba koko umuryango mugari w'Imana, kandi ugahinduka ingoro ya Roho Mutagatifu ku isi. Bagiye gusangizwa ubusaserdoti bw'abepiskopi, bityo begurirwa Imana burundu, kugira ngo bajye bamamaza ivanjiri mu bantu bose, batagatifuze umuryango w'Imana, bawubere abashumba badakenesha, kandi bajye bahimbaza imihango yo gusenga Imana, cyane cyane batura igitambo cya Nyagasani. Ibyo bazakora byose bagomba kubikora bisunze Imana, ku buryo mwababonamo koko abigishwa ba Yezu Kristu, we utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose. Namwe rero bana banjye nkunda, mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni, murajye mwibuka urugero Nyagasani yabahaye, kugira ngo uko yagenzaga namwe abe ariko muzajya mugenza. Kuba umudiyakoni bivuga kuba umugaragu wa Yezu Kristu, kandi Yezu yifataga nk'umuhereza mu bigishwa be. Namwe rero muzajye mukorera abantu bose nk'abakorera Nyagasani ubwe, mubigire mwishimye kandi mubitewe n'urukundo, mukore icyo Imana ishaka mubishyizeho umutima. Ubwo kandi nta muntu washobora kuyoboka abatware babiri, mujye mumenya ko ubwandavure ubwo ari bwo bwose, kimwe n'ubugugu, ntaho bitaniye no kuba umucakara w'ibigirwamana. Ubwo rero mugiye mu rwego rw'abadiyakoni ku bwende bwanyu, nta gahato, mugomba kuba abagabo b'inyangamugayo, buzuye Roho Mutagatifu n'ubwitonzi, nka ba bandi nyine intumwa za Kristu zigeze gutorera umurimo wo kwita ku bakene. Umurimo wanyu muzawukora muwufatanyije n'amasezerano yo kutazashaka. Ayo masezerano ni ikimenyetso cy'urukundo rugomba kuranga uwitwa umushumba, akaba n'isoko y'umurava kuri uwo murimo, ndetse n'ishingiro ry'ubuvyeyi ndengakamere hano ku isi. Koko kandi nimugirira Nyagasani Yezu Kristu urukundo nyarwo ku mutima, kandi mukabaho mugengwa n'ayo masezerano, mu buyoboke buzira amakemwa muzaba mwegukiye Kristu ku buryo bushya, kandi mudafite imitima ibiri, bityo muzakorera Imana n'abantu nta kibaziga, maze umurimo w'ubuvyeyi ndengakamere muzawurangize ku buryo bubabangukiye kurushaho. Murashingiye ibirindiro mu kwemera, abe ariko kubayobora muri byose,
mube abaziracyaha n'indakemwa imbere y'Imana n'abantu, nk'uko bikwiye abambari ba Kristu n'abagabuzi b'amabanga y'Imana. Muramenye kandi ntihazagire ikibacisha ukubiri n'amizero akubiye mu ivanjiri mugomba gutega amatwi, ari nako mukora umurimo wo kuyamamaza. Muzakomere ku iyobera ry'ukwemera, murangwa n'umutima nama ukeye. Ijambo ry'Imana mwamamaza mu magambo, muzajye murigaragariza no mu byo mukora. Bityo imbaga y'abakristu yo ihabwa ubuzima na Roho Mutagatifu izaba ituro ritagira inenge rinogeye Imana. Maze namwe nimuhinguka imbere ya Nyagasani ku munsi w'imperuka, muzashobore kumwumva babwira ati nuko mugaragu mwiza kandi w'indahemuka, ngwino wishimane na shobuja. yabaye make nk'ayo ubwo rero nuko
bisanzwe bigenda mu bindi birori bagiye kudukorera uyu mutsima, hanyuma rero nibarangiza uko intango twabiteganyije babikurikize nk'uko nguko. Congratulations.